Ni Yesu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu wazutse abwira aba 11 ati mujye mu isi hose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Nuko Nyagasani Yezu amaze kubabwira atyo, ajyanwa mu ijuru, maze yicara iburyo bw'Imana. Naho bo baragenda bajya kwigisha hose. Nyagasani yabibafashagamo, kandi ijambo ryabo akarikomeresha ibimenyetso byariherekezaga. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Haleluya ni muzima. Haleluya ni muzima. Yesu ni muzima. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Muraho neza. Iyo ndirimbo maze gutera, sinzi niba muzi ibitero byayo, wenda korana n'ibizi, abandi no kubivuga mwongorera kuko ntabyo muzi. Impamvu rero nshatse ko turirimba iyo ndirimbo, twongera kwibutsa ko Kristo ari muzima. Kristo ni muzima. Nuko aramutse atari muzima, ntabwo muba mwicaye aha ngaha. Mwaba muri he? Mu kabari se? Simbizi. Ako kabari ko kaba gasa nabwo atari muzima, wapi? Kaba ari ishiraniro. Ntaho mwaba muri. Ntaho twaba turi. Kubera ko ari muzima rero niyo mpamvu turi aha ngaha, ndetse n'icyo tumushakaho uyu munsi ni ukubera ko ari muzima. Kubera ko yatsinze urupfu. Nabonye icyo mwaje gusaba muri iyi minsi, muhamaze iminsi ko mwaje ngo abaruhure. Sibyo? Munaniwe. Mwakoze iki? Munaniwe. Ubuzima, urugero rw'ubuzima rurabananije. Ngo abaruhure. Abaruhura kubera ko ari muzima. Hari ingingo nabonye nyamukuru y'iri teraniro ryanyu, bakuye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, Munyahare ari umutwe wa 52, 52, 51, 12. Mwarabifashe. Avuga ngo iki? Imana yavuze ngo iki? Njyewe ubwanjye ubahumuriza. Abakeneye guhumurizwa n'abantu bameze bate? Barangiye cyangwa bari hafi kurangira, bahahamutse, bakutse umutima, sibyo? Ibyo rero aho azukiye icyo kibazo yarakirangije.
abantu rero yahumurije bwa mbere na mbere, muzi abari bo ni intumwa ze. Intumwa ze, niba hari abantu bari barangiye kubera urupfu rwa Yezu Kristu, ni intumwa ze. Namwe mutekereze gukurikira umuntu utakwizeza gusa ibitangaza, gukora ibitangaza bigaragara. Yatangiye ahindura amazi divayi, akiza abarwayi, abacumbagira abahagurutsa baragenda, bajugunya imbago zabo, impumyi arazihumura, ibipfamatwi abisubiza kumva neza, ababembe abasubiza umubiri muzima, ndetse azura n'abapfuye. Ariko uwo muntu ararenga apfa urwo yapfuye. Mwishyire mu mwanya wabo. Abantu bataye akazi kabo bari abarobyi b'inzobere, kandi amafi arahenda, murabizi, ntabwo ari iby'ubu gusa. Abandi ndetse bakora mu mafaranga, hari abakoraga mu mafaranga muramuzi, aririrwa nyine ayakoramo, we ayiba, ndetse arayata nta nubwo atabanje no guhisha fagitire zimwe na zimwe yabeshye, aramukurikira. Uwo ni Levi Matayo. Abo bantu murumva gukurikira umuntu akamera ka ya ndirimbo bavuga ngo ntukizere umugabo. Indirimbo yo hambere bajyaga baririmba ngo umugabo ngo ameze ngo nk'ikirere ngo kirakureka ukanika imyaka yawe ugashyira hanze, hashira akanya ukabona imvura iramanutse kandi uziteguye, sibyo? Ugatungurwa nyine ukabura ayo ucira nayo umira. Aba bantu rero bari bavuze ayo bacira nayo bamira. Se akazi kacu twaragataye, twakurikiye umuntu tuzi ko ari umuntu wa hatari, none tubonye ko ari umuntu wa fake, biragenda bite? Turajya he? Hari ibintu mwagiye mwumva mu minsi yashize, intumwa zagiye zigerageza no kujya gukora imirimo zakoraga mbere. Mwarabyumvise? Buriya zira abantu ba Emmaus mwumvishe ku cyumweru gishize, bari bagiye he? Oya, barabuyeraga, ntibari bazi iyo bajya, baragendaga gusa. Bagira amahirwe arabagoboka, sibyo? Arabagoboka, ahura nabo, noneho arongera arabiyereka, abereka, abasubiza ihumure. Mwabyumvise? Abasubiza ihumure, arabahumuriza ati muhumure, amanyura umugati, baramumenya. Petero ati ngewe ngiye kwirobera, sibyo? N'abandi bati ntabwo udusigarega hano, turacyahamara iki? Baragenda, ariko bagezeyo basanga no kuri barabyibagiwe. Mwarabyumvise ko byagenze. Ijoro ryose barasanzwe babimenyereye, wapi, ijoro ryose reka buracya batahiye aho ngaho. Araza arabahumuriza, sibyo? Arabahumuriza, arabwira ati noneho roha urucundura iburyo bwawe. Kuri amanywa y'ihangu, kandi usanga turoba nijoro. Okay, avuga ati sawa, uhiriye mu nzu hari hadapfunda imitwe se? Warabaje hano kubera ko ariho wasigaye honyine, birashoboka. Mwe mwaje no kubera ko ariho wasigaye honyine, aho mwageze niho muhumure, nahangaha noneho mwapfunze imitwe hatariho, ahariho nahangaha kubera ko Yezu ari muzima, akaba ariwe mwaje musanga. Abantu rero yagiye abaha ihumure, abasubiza rwose, arabaturisha. Amaze kubaturisha rero, muzi ko ikintu cya mbere yabahaye intumwa n'abigishwa be, ikintu cya mbere yabahaye bari bakeneye ni amahoro. Murabizi, amahoro y'umutima. Ijambo rya mbere babwiye, mugire amahoro, nimugire amahoro. Abaha amahoro. Ntimwaje gushaka amahoro hano ra? Hari umuntu wambwiye, ndetse umuntu abwiye nti rero ahantu nari mvuye ndihuta kubera ko ngiye gusoma misa mu bantu bahirika ngo ibikuta yahiriko muzi ukuntu yambwiye
muzuni yambwiye tubwo rero tubwo usanze abanyabibazo b'i Kigali bose bari hariyo urabasanga hariyo abanyabibazo b'i Kigali niba ugiye guhura nabo hari udafite ibibazo se ubundi mufite isoni zo kwitwa abanyabibazo se oya mufite ibibazo sibyo ibibazo biremeye ndetse ibibazo birahari ndetse ntabwo mwaje gushaka amahoro kuyatanga si kuki mwaje gukorana si aha ngaha muyashakira arayabaha mwumure buriya rero amahoro y'umutima ni ikintu gihenze sibyo kubera ko amahoro y'umutima amahoro ubundi binyuranye na bya bindi bita shalom mu bagereki ntabwo ari ikintu shalom ni uguha umuntu umutuzo shalom ariko amahoro Yesu Kristo atanga ariyo yifurije intumwa ze ni amahoro atuma umutima utuza uhumuriza umutima kubera ko umutima wawe udatunganye udatekanye ntacyo wageraho na kimwe si byose wakwambara neza nta nubwo uberwa y'umutima udafite amahoro reka da niyo wakwambara zahabu 100 reka ntacyo bikumara wapi bimara nka bya bindi byanditse mu gitabo cy'imigani hari ngo hari ibintu byo kwambika ngo iherene ingurube sinzi hari ibintu birimo bimeze nk'ibyo ngibyo niba ngo kwambika neza umukobwa w'umupfayo ngo ni kwambika amaherene ingurube ibintu nk'ibyo ngibyo birimo ntabwo nibuka aho biri neza ariko ndabishatse nayibona udafite amahoro y'umutima urya neza ugendera mu modoka nziza wapi tukabona warahindanye si byose ukisiga amavuta avuye i Burayi yaje mu ndege yambutse n'inyanja wapi ntuke ariko umuntu uhinga wirwa kwitaba amaguru ukabona ameze neza aratuje araryama agasinzira wowe wirara wigaragura mu buriri kandi nta mbaraga zirimo kubera iki kubera ko umutima wawe ntago ufite amahoro rero y'umutima ni Yesu Kristo yatanga wenyine watsinze byinshi agatsinda indwara agatsinda ubumuga bw'abantu akageza no kugira utera ubwoba gisumbye ibindi aricyo urupfu umuntu wabatsindiye urupfu mwamunganyikira twamunganya iki niwe wenyine rero ushobora guha amahoro umutima wa muntu mwabyumvise se muzi impamvu ari wenyine nuko ari we wawuremye nta muntu uzaguha amahoro nta n'umwe muzagerageze mushaka amahoro mu bantu ntayo muzabona ndetse hari Zaburi itubwira ngo hagowe abiringira abantu baraguwe abo ngabo umuntu ntabwo azaguha amahoro y'umutima reka azaguha ibintu akubeshye yongera akubeshyure siko bigenda se ariko amahoro ukeneye umutuzo ukeneye w'umutima ihumure ukeneye y'umutima uzarihabwa na Yesu Kristo wenyine rero ntimugire isoni z'uko abantu bavuga ngo ni abanyabibazo nta ikibazo mwamaze niba muri abanyabibazo n'abandi barabifite abo babivuga baranabibarusha bavuga ngo ugiye kureba abanyabibazo b'i Kigali abo barabibarusha ndabizi ahubwo ni uko baracyapfunda imitwe ahandi imitwe nimara guhombana muzabona hano nabo muhumure muzabona hano hasigaye agace gatoya muzabona hano nabo baje gushaka amahoro nyayo Kristo atanga ayo mahoro niyo yahaye intumwa ze araziturisha ariko twumvise ko isomo rya mbere ryabanje atubwira rya Petero intumwa ritubwira ati rero mujye mutura Imana imiruho yanyu kuko ibitaho mujye mutura Imana ibibazo byayo kuko ibitaho byanyu ibibazo byanyu mujye mubiha Yesu Kristo abitaho amaze kubaha rero ihumure ituze abaha ubutumwa ati ngaho rero aravuga tuzemera akabatizwa azakira ibyo ntabwo ngega ko mwaje hano mufite nibuze ukwemera gato yakamuri gato kukwemera
ariko ikintu gikomeye abaho uyu munsi aravuga ati rero nuko ngaho nimugende mwigisha amahanga yose, mugende mwigisha amahanga yose mubabatize. Iki kintu rero ni ikintu gikomeye cyane. Nimugende mwigishe amahanga yose. Kwigisha amahanga yose, mwogeze ubutumwa. Nababwiye mu kanya dutangira muri Eucharistia ko uwo twemera, icyo twemera twebwe, iki kintu ni ngombwa kucyumva. Ntabwo twemera izuka rya Kristo, mwabyumvise? Twemera Yesu Kristo wazutse. Mwabyumvise ra? Twemera Yesu Kristo wazutse, niwe nkuru nziza. Yesu Kristo, Imana yigize umuntu, waravuze ngo isi nibwo ibonye inkuru nziza yabo, sibyo? Niyo mpamvu yitwa ngo jambo w'Imana. Ijambo Imana yabwiye isi yayo yaremye rikomeye risumba yandi ni jambo wayo, ni ijambo ryayo, ni Yesu Kristo, Imana, umwana w'Imana wigize umuntu, sibyo? Ariko noneho yahindutse inkuru nziza aho abereye Kristo, ni ukuvuga abaye umutsinzi koko, arangije misiyo yamuzanye, sibyo? Ukwemera kwacu rero twemera Yesu Kristo wazutse. Kubera ko ugiye kwemera izuka wasabwa ibimenyetso kandi nta bimenyetso ufite. Mwabyumvise? Ibyo ni ubuhanga bw'ijambo ry'Imana. Ibimenyetso by'izuka byakwera ikibazo, ariko ufite ibimenyetso byinshi by'uko Kristo ari muzima. Ibyo ngibyo byo kurefite niho twemera, niwe nkuru nziza. Amaze rero, nari mvuze ngo amaze guturisha intumwa ze azihamura, avuga ati noneho rero ibyo mbahaye ni mubijyane mubishyire abandi. Amahoro mbahaye ni muyajyane muyashyire abandi. Ihumure mbahaye ni murijyane muyashyire abandi. Iyo niyo nkuru nziza. Ihumure mbahaye ni murijyane murishyire abandi, amahoro mbahaye ni muyajyane muyashyire abandi. Inkuru nziza ni uko Kristo yazutse, Kristo ari muzima, niwe nkuru nziza twamamaza. Kugira ngo rero umwamamaze, niko yabigenjeje intumwa ze, arabanza akaguha amahoro, akaguha ituze, akaguhumuriza, kubera ko ufite impumu ntago wamamaza inkuru nziza. Ufite impumu, ufite umutima uhagaze, ntago wamamaza inkuru nziza. Isomo rya mbere rya Petero mutagatifu ryaduhaye imyifatire myiza y'intumwa: ubwiyoroshye, kwicisha bugufi, sibyo? Kwicisha bugufi, ubwiyoroshye, ibi nibyo biranga kwirinda ubwirasi. Ibyo nibyo biranga intumwa. Ni imyifatire y'intumwa y'umuntu utwara Kristo wazutse, we buzima, we mahoro, we humure, akabishyira abandi. Nimujyane inkuru nziza. Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, muramutse muje hano icyumweru kigashira mubyina mwishimye. Nabonye mubyina, sibyo? Kera ubwa mbere ngeze aha ngaha. Cyaba ari ikibazo muramutse muje aha ngaha mwishimye bikarangirira aha ngaha. Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Yesu Kristo ibyo muvugana nawe aha ngaha ashaka ko mujya kubibera abahamya hanze. Mwabyumvise? Ako muzi ukuntu muri hano mungana hano hanze, aho mutareba nge nahanyuze mwageze hano mwebwe imbere. Abantu bari aha ngaha mugiye muri uyu mujyi mukavuga Yesu Kristo, sibyo? Mukavuga ibyiza bye, mugatangaza amahoro ye abaha, mukayaha abandi. Uyu mujyi waba paradizo. Nta n'uwarara akinze, akingiranye nde? Kudukingira ibisambo n'abagira nabi baba bavuye hehe? Ariko ikibazo muraza mukavoma ibyiza, mugataha mwishimye imitima rwose. Reka sinakubwira, aho mukagenda mukabiryamisha, ntacyo bibamarira ibyo ngibyo, nta nicyo bimaze.
uwaje gushaka ibyiza ahangaha ngo abigumane wenyine ku giti cye ntajya abona, kubera ko ntacyo ateganya kubimaza. Mwabyumvise? Ibyiza muzarongera ahangaha, murongera ahangaha, ni ibyo gutangaza. Ibyiza Yesu Kristo abaha ni ibyo gutangaza. Muhura kugira ngo mubere intumwa, sibyo? Kandi ibyo ngibyo nimutabikora ni ikibazo. Muzi kugira ngo nemere kuzana impamvu ndumva atari ibanga, ndabivuga impamvu. Ngewe umuntu yaraje nshatse nanamuvuga na Ruberi haza, ntabwo ndeba aho yicaye, noneho arambwira ati padiri kamubwire ibintu bya Eri kujya wumva n'ibiki se, nabane n'ibiki, ati uzajye turashaka kuza gusomera misa, maze ati uzagerageze wumvisha abantu baba bahari ko Imana bataza kuyisingiriza ibyibaha, ahubwo baza kuyisingiriza ko ari Imana. Mwabyumvise ra? Ntabwo hano mwaje kugura n'Imana, oya. Ntabwo twemera abantu bacururiza mu kiliziya, oya. Muzi Yesu yabakoreye? Yafashe iki? Yafashe ikiboko arakubita. Umuntu yafata n'amaguru yizi kamera agakubita mukagenda hanze. Ntabwo muza gukora ntuza shanje n'Imana ati rero umpe n'ubutanzarwa ngusingize. Uri kise ushyiraho izo kondisiyo Imana tuza kuyisingiriza ko ari Imana mbere na mbere, sibyo? Jya usingiriza Imana ko ari Imana. Ibyo kuguha ibyo ukeneye irabizi. Emera ko ari Imana kandi uyisingirize ubumana bwayo, ibindi izabyimenyera. Mwabyumvise ra? Nta iraguha nimugura, niko Abanyarwanda bavuga. We ngwino uyisingirize hano. Ibyo bintu ngira ngo nigomba kubyumva. Ntabwo nzi esprit bakorera amahanga, ariko ndumva ariyo ngiye, kubera ko atari iyo cyaba ari ikibazo. Muza gusingiza Imana ahangaha, ntago muza hano ati ubwo rero naje kuwa mbere kuwa kabiri. Mwatangiye ryari? Kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru ejo. Ubwo rero Nyagasani urabyumva nawe, arumva iki? Oya, niba waraje hano ku nyungu zawe wenyine, mbivuge, uzatahira aho ngaho. Uzataha uko waje. Ariko niba waraje gusingiza Imana, wisaba kugira ngo uyimenye unayemere birenzeho, urumva izakugira igikoresho cyayo kizima, kandi ntabwo ari ugutubura, nanjye bamwe izagutuburira, ntabwo ari bya byanyu mutuburirana, oya ntabwo ari byo mvuga. Izagutuburira, izaguha byinshi n'ibyo utari witeze kuyisaba izabibona. Imana twambaza nuko niyo ntuza, niyo logike yayo ikoresha. Tuza kwisingiza kubera ko ari Imana. Icyo kintu cyo kintu cya mbere cyatumye nemera. Icya kabiri cyatumye nza, kubera ko ngewe mu myumvire yanjye ntinya ibintu bihinda, ndabitinya ngewe. Mwabyumvise? Ikindi cyatumye nemera n'iki ngiki, nuko ngo igitambo cy'Ukaristiya nikirangira murashengerera. Nibyo? Cyangwa mwashengereye? Ako muraza gushengerera. Kubanza atari byo ra, kumva utabyemera. Nibyo. Okay. Niba muza gushengerera rero, amahoro ahindi. Amahoro ahindi. Ako menya atari byo. Numva abantu bashidikanya. Harimo akanyigisho. Hano gushengerera birimo. Gushengera niba birimo rero. Muzi impamvu se? Iyo utagiye imbere ya Yesu Kristo mu buhangange bwe n'ubumana bwe, ngo mupfukamire muganire, sibyo? Murebane, akurebe nawe umurebe, sibyo? Ntushobora kumubera intumwa ntacyo wamumarira.
Yezu Kristo abwira nyuma y'izuka rye, niko ivanjiri yatangiye ko hari nyuma y'izuka, amaze kubaha byose, amaze kubiyereka ndetse n'abashidikanya yabiyeretse, nibwo yabahaye ubutumwa. Nta muntu utumikira Yezu batahuye, mwabyumvise? Nta muntu utumikira Yezu atamushengereye, oya, ntago bibaho. Impamvu rero turadukinze hano i Kigali nuko mutaza ngo murebane na Yezu. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney wahoraga mu kiliziya, wabundi bita Cure d'Ars, yahoraga mu kiliziya buri gihe ategereje abantu isakara rya penetensiya. Noneho ngo aza kubona umuntu w'umuturage, icyo gihe mu Bufaransa bari bagihinga n'amasuka. Noneho aza kubona umuntu w'umuturage, buri gihe uko aje, buri gihe avuye guhinga akaza akicara mu kiliziya akareba, akicara akagumamo nk'isaha yose, buri munsi. Noneho ngo aza kumugera amubaza, ariko uwa biti byawe kuki uza hano ukicara hariya, ubu uri mu biki? Ati ngewe nje nkicara aha ngaha, ati mba mureba nanjye andeba, si byo se? Ati nkamurana nayo andeba, nkumva ndatuje, nkumva ndishimye. Mwabyumvise? Icyo ngicyo nicyo cya mbere mugomba gutangiriraho, si byo? Mbere yo kuvuga Nyagasani urankize umwana wanjye, dore yarananiye, oya, ibyo bubiretse. Arabizi ko yakunaniye nyine, si bamuguhaye se? Umugabo yarananiye, arabizi, humura. Dore umugore arananiye, none se bigende bikada, arabizi ko yakunaniye. Dore nabuze urubyaro, arabizi ko warubuze nyine. Nabuze umugabo, arabizi. Si byo muza gusaba hangazi, si byari ibindi. Dore uburwayi bwa Nyagasani, arabizi ko urwaye. Wowe ngwino umushengerere nk'Imana, si byo se? Akwiyereke mu bumana bwe bwose, muganire, mwumvikane. Noneho rero uzagenda umubere intumwa, kandi ibyo wifuza niyo utabivuga, humura, arabizi kandi azabikora. Ariko genda umubere intumwa. Icyo nshaka kuvuga ni uko nkurikije iyi vanjiri ya Mariko, umwanditsi w'ivanjiri duhimbaza uyu munsi, ubundi Mariko niwe wanditse ivanjiri ya mbere, ni Mariko wayanditse ubundi imbere y'abandi. Nubwo atari gutangira, atangira Matayo, ariko ivanjiri ya mbere yanditswe na Mariko. Duhimbaza uyu munsi kugira ngo rero tube intumwa za Kristo, twuzure ububasha. Aravuga ati uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi ibimenyetso bizaranga abazabemeye, mu izina ryanjye bazirukana roho mbi. Si byo? Nize ko niba hari umuntu wazanye shitani aha ngaha, iragatsindwa n'Imana. Yezu Kristo wazutse ayitsindi, si byo? Ariko icyo ashaka ni uko mwemera. Ikiraka ko twemera ni iki? Ni uko tumushengerera, si byo? Mu bumana bwe twemera, tukarebana, akatwuzuza ubumana bwe. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Mwabyumvise? Kuza rero hano nguje ngo guhirika abanzi bawe, abarozi, please banza urebane na Yezu, si byo? Urebane na Yezu, umushengerere. Ibyo bintu bibiri nibyo byatumye nemera kuza aha ngaha. Bibiri, ko muza gusingiza Imana kubera ko ari Imana, atari kubera nyine murimo kugura nayo, nuko mubanza mugashengerera mbere yuko mukora ibindi. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Aho ngaho niho Yezu Kristo abagirira intumwa ze, si byo? Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ziriya ntumwa zitangiye kwamamaza ko Yezu Kristo yazutse, inkuru nziza, baravuga bati dore ibyo twumvise n'amatwi yacu, tukabibona n'amaso yacu, tukabikoraho n'ibiganza byacu, ntidushobora na rimwe kutabyamamaza, ntabwo bishoboka. Icyo mwakora cyose, murabizi ko byagendaga, murabizi. Bakabafunga, Roho Mutagatifu akabafungura inzugi, bagasanga zirafunze. Byagenze bite? Iyo wamwemeye, wamwakiriye mu Mana bwe, ntacyo atagukorera abavandimwe, si byo? Nta na kimwe atagukorera.
ariko mwishaka kuzana imana mwumva umutima wanyu mwumva mutwaye, ntabwo ariyo mana. oya, imana ni imana, sibyo? Tugomba kuza tuyisanga kubera ko ari imana. Ngwino ushengerere neza utuje rwose, utuje imbere ya Yezu, murebane. Nkeka ko igihe muba ahangaha igikomeye cyane nicyo ngicyo cyo gushengerera, sibyo? Nicyo gikomeye cyane. Mujye mukijyamo, ibindi baba inyuma ntabwo mbizi. Icyo nkeneye kumenya nicyo ngicyo. N'ibyo ngibyo mubikora, hano muzabonera umugisha rwose mwinshi cyane. Mujye muza muhure na Yezu, abagire intumwa ze. Nkunda kumva ko byabaye, njya menya amakuru ko habaye iki cyumweru muza hano muri benshi, ndetse hari padiri yambwiye ko uyu munsi ahubwo ngo muri bakeya. Sawa, ariko se kuki abantu badahinduka? Mukora iki kuki abantu badahinduka? Mukora iki? Mubyibaze namwe mwisubize. Mukora iki? Hari abataha i Nyamirambo, hari abataha i Remera, hari abataha na Kimihurura hari iwacu barimo buriya, hari abataha Karuruma, hari n'abandi bose. Aho hantu muhakora iki? Kuki hakomeza kuba ibibazo kandi muhari? Mujyaneyo inkuru nziza, mujyaneyo urumuri rwa Kristo, mujyaneyo amahoro ya Kristo, sibyo? Niba mutabikora, ntabwo arabigira icyo mugomba kuvuga. Uyu munsi mumusabe abigira icyo mugomba kuvuga. Mubwire muti Nyagasani, turashaka kubera intumwa nk'uko ubishaka, ariko ntabwo turakumenya, sibyo? Ntabwo turakumenya, ntabwo turakumva, ntabwo turakira ubutumwa. Muzi ko iyo ngiye mu biro, muri office kwaka service, hari abantu kandi namwe mujyayo, sibyo se? Mujya muri banke, mujya n'ahandi, no mu mirenge n'ahandi hose mu biro. Hari umuntu ugeraho, hari umuntu ngewe ngerayo, ubwo ngiye kubabibamo imbuto mbi kugira ngo nawe mujye mubigira gutya. Hari abantu ngerayo nkavuganisha, byanze bikunze uyu muntu imyifatire ye muri service wize nabi. Ntabwo mubwira, ariko mpita mbibona wize nabi. Ariko ndamwihorera ndeko, ariko aba yarize nabi. Ukabona umuntu uraje, ahubwo urashaka iki se? Ukabona afashe telefone, afashe telefone, ahamagaye umukozi wo mu gikoni wo mu rugo rwe, namwe ngo se ngo watetse ngo amakaroni. Yarangiza agahamagara mubyara we uri ku Gikongoro, yarangiza ubuse uhagaze imbere ye, ese mana yanjye uyu muntu yagize ngo haryo urashaka iki? Yamaye uwo muntu njye mvuga ko yize nabi, sibyo se? Namwe rero niba ukuntu mugana ahangaha mudahindura umujyi wa Kigali, mwiga nabi. Kwiga nabi ni iki? Ni ukuvuga ni ukudatega amatwi umwigisha, sibyo? Twebwe abarimu, genda umwarimu, twebwe abarimu, ubundi umunyeshuri mwiza tuzi kumubona ako kanya tugitangira kwigisha. Umurebera ko azi gutega amatwi ibyo uvuga, sibyo? Umunyeshuri uzi gutega amatwi ibyo uvuga, bitubona ko uwo munyeshuri azavamo, ntawe mvuze ikintu, azavamo umuntu. Witubibona umunyeshuri uzi gutega amatwi agukurikira, bitubona ko azavamo umuntu. Bavandimwe rero, niba mushaka guhindura isi, mutega amatwi, muhanga amaso uwo muza musanga ahangaha, sibyo? Muhanga amaso, umutega amatwi, ababwire, niba ufite ibyo ababwira kurusha mwebwe ibyo muvuga, sibyo? Isengero ryacu akenshi rikunda gupfa kubera ko dushaka ko ari udutega amatwi, sibyo? Kandi tuvuga ubusa, tuvuga n'ubusa. Twe tuba tudombekanya bya bibazo byacu nyine navuze, tuvuga byinshi, nitumuha umwanya ngo avuge. Iteko rya mbere umuryango w'Imana wabonye aravuga ngo Shema Israel, umva, tega amatwi umuryango wanjye, tega amatwi, tega amatwi. Nicyo kintu cya mbere buriya. Gusenga kwa mbere ni ukumenya gutega
mwabyumvise ko ari umunye gutega amatwi. Gusa kwa mbere ntabwo ari ukuvuga oya oya oya. Kugwiza amagambo ntabwo ariko gusenga. Hari igihe rero muza kuvoma ibyiza hano, kuvoma ihumura aha ngaha, mukaza numva abajene bavuga ngo gukora umunwa mwakoze umuntu mwawubatse. Niko myumva n'abajene bo hanze aha ngaha. Ngewe mba mu bajene bambwira mukaza mukavuga mukatutubikana. Oya ntabwo ari byo gusenga iyo nyibyo. Oya no. Nuza ukavuga tutubikana ugatahira aho ngaho, ntuzavuge ngo sinakubwiye. Urabona iberesi ngo sinakubwiye. Ngwino ubanze umurangamire, umutega amatwi akubwire, sibyo? Akubwire, niwe kubwira ijambo ry'ubuzima. Petero yaramubwiye igihe Yesu atangiye avuga ati namwe mugende ko mudakurikira abandi. Igihe yaramaze kubabwira ko yabahaye imigati bakarya bakuzuza inda zabo, atariko rero ngewe ubu nzabaha umugati w'ubuzima. Ati uwo mugati n'uwavuye mu ijuru, ati urya umubiri wanjye ntazasonzayo. Umubiri wawe, umubiri wawe, kurya umuntu wowe apo. Niba ari ibyo umaze kuducyurira ko turi abanyenda mbi tukwirukiraho kubera ko duha imigati, kandi ushaka kuduha umubiri wawe ntawe uwushaka, turishakira inka n'ihene. Oya uramenye. Noneho batangira kugira gute? Kwigendera. Murabizi muze gusoma ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 6 guhera ku mirongo ya 50 na 60 gutyo. Noneho rero ahindukira n'abandi ba 12 nyine bagowe kubera ko bamukurikiye byarangiye. Ati none se mwebwe mutegera ko mutagenda? Abati ubundi Petero n'usubiza mu mwanya wabo buri gihe. Bamwe batangiye bazatari kubundi wa mugani wagendera. Uyu mugabo twakurikiye wa mugani tuzamushobora umugabo. Petero avuga ati umva nugugoye bwose. Bo icyo ntabwo cyanditse muri Bibiliya. Ati yaravuze ati ariko nkeka ko ako kari karimo. Kwa yaravuze ati ubundi yaravuze ati twasanga ne Nyagasani ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. No kuvuga amagambo mabi, nubwo dukomeretsa, nubwo watuzambije, ariko ntandi twajya kubera ko amagambo y'ubuzima bw'iteka ari iwawe asohoka mu kanwa kawe. Bavandimwe rero, amagambo atanga amahoro, amagambo atanga ihumure, atanga ituze, ntabwo asohoka mu kanwa kacu. Oya, asohoka mu kanwa kande kuwo tuzadusanga. Dusabirane ingabire yo kumutega amatwi rero. Atubwire ibyi, atubwire amagambo y'agakiza, atubwire amagambo ahumuriza imitima yacu, aho amahoro imitima yacu, noneho atwigishe nuko tumubera abahamya hanze aha ngaha, sibyo? Hano muza kuvoma ubutumwa. Icyo kiranga intumwa, kuganira n'utuma, kubera ko hari igihe ugenda nta butumwa ufite. Hari abantu bajya mu butumwa nta butumwa ufite. Ubutumwa si ubuvanye. Ukagenda utumvishe ugutuma, ukagenda bakora bya bindi nashaka kuvuga aha ngaha. Mwabyumvise? Ntabwo mbivuga ariko mvuga byinshi ariko ntabwo mbivuga. Bavandimwe rero, twigire kuri Yesu Kristo, tumwegere, tumurebe, tumutege amatwi cyane cyane. Ariko ntabwo buje kumusingiza, sibyo? Kumusingiza louange murayikora, sibyo? Muyikore, ariko mbere kuyikora mubanze mumwumve, kubera ko niwe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka, sibyo? N'ufite amagambo atanga ihumure, ntabwo ari amagambo yacu aduha amahoro. Oya, ubwinshi bwayo wapi, ntabwo ari byo. Aho rero niho iri sengesho murimo gukora muri iyi minsi rwose rizabaviramo umusaruro ufatika. Ni njye ubwanjye ubahumuriza, sibyo se? Ariko abahumuriza yanababwiye, abahumuriza mumurebe, mumurangamire, mumutega amatwi, abahe ihumure mukeneye. Nyagasani Yezu nabane nawe.